ayuti baby none se wakwiyemeye tukaruhuka ko mbona wakomeje kuzicarana baby nta kibazo n'indi ntago ninda nteko kuzanira amazi yo kunywa se yabyibone nta kibazo sasa rero ikiriho nubwo twirwanye mu mujyi kandi nubwo uri kwihuta ntabwo nareka kukubwira ubona nari nsanzwe nkwakirira muri salo ntabwo ufite anze mukungu witwa nde nitwa Faustine madame akoze icara neza akoze ubwo buturage wajya gukora hano ahantu ugiye gukora ni mu wasirimu hafi ya nta mikino agira wumva ishwe yambara nawe rwose aya ntabwo ese ko utamfata ntabwo nagufata icyo wo gufatwa kuba wamaze kuba uwanjye cece yanyemereye gukora ubukwe ngira ko uko azabutaha aramwana nzu nta kibazo access nzayibemo tubane n'ibi byose iki cyuma nicyo tuzabana mu nge nawe nama mukikugejeje se bishoboka gute yego ko mana yanjye iki ngereka nkubwire nta mugabo wanshuka gute ubuze umugabo wanza kwirwaye kunywa umukobwa nkanjye yambariye ibitenge bashuka nkamwe nyine mwambara ubusa mwe barabashuka akagenda kwamburira imyenda se yiki nge unoje ko ntambaye ahubwo reka umva reka turekane n'ibyo ngibyo ntabwo ngomba guterana n'aya magambo ahubwo reka mpamagare nyakubusha azagufate akujyana uve nangange nanakurambiwe wandambiwe nanjye urugo narambe kwirwa nicaye ku mukeka nta kintu nkora umva umbwire rero ibyo uri kwigira nakubwiye ubisige hano hafi ya ntabwo ibyo bintu bajya bimuzanaho iyi karitsiye twese turamutinya hafi ariko ni shitani wa karitiye ugiye kubana nawe se ngiye kubana na umuntu mwese wabananiye nicyo cyankuye mu cyaro nze mpangane n'indashoboka mbese wajije kwiyemeza nje mu kazi ariko ntabwo azansuzugura mu kazi kanjye ngewe sinjye utazamara kabiri mu mujyi kundi ko utazamara kabiri mu mujyi ntabwo urangirira hano muri salo yawe ndanda ya mishinga yawe wigeze wahora n'iki wa mugabo uko nahuye n'uruva gusenya miliyoni 15 ariko yampaye esheshatu zimaze kugenda muri 15 zose esheshatu zagiye ariko nawe ufite ahandi wazishyize banza se nsigaranye 9 ni nacyo kinzanye hano kugira ngo nkomeze imishinga yanjye ku buryo miliyoni 6 zose zashize nta kintu urakora zararangiye reka buriya ni hari amafaranga yafashe mfite deni rikomeye cyane harabona ishyuye harabona agize gute gutyo nzakomeza ngende no mu zindi go nyinshi umukobwa ufite amashyagaga menshi oya hafi yanjye nzamwemeza kudahamagara se nyereka ariko ushaka kureba iki ukumva guhamagara uri umushaka kumenya uko bahamagara ushaka kujya uhamagara nde zahava agiye mu burayi nzamuhamagara da hamagara nta kibazo wa mukobwa we nta nubwo usanzwe ahubwo menya uri gatumwa alo mwiriwe mwiriwe mama hafi alo mama hafi ni Ketia nageze iwanyu mbazaniye umukozi sanga mudahari ndababura cyangwa ntabwo mumukeneye okay sawa narera kujya ubwira umukobwa wawe avuge neza umukobwa wawe mana yanjye cyane icyorezo pe ariko nta kibazo katubyihorere nari ubwo uzamamagara mukoherereze cyangwa uzaze kumufata mu rugo sawa murakoze tuzajya mu nzu yacu tugura ibikoresho bishya byacu ibi mwarabikoresheje kandi uyu matera cyari nshya n'amashuka ni mashya suri kubona igitanda twagura ikindi gitanda dufite twaba turi gusesagura amafaranga ni kwa cece ntabwo ari mu rugo rwacu umuze azagaruka bizagenda cece nta kugaruka azajya araza nk'umushyitsi niko twayambwiye oya ageze nk'umushyitsi dusubire mu rugo rwacu nta kibazo ariko tugomba kujya hano mbamubwire ubu numva twagura ibindi ibikoresho byose biraharwa amafaranga twakaguze ibikoresho twareba ikindi kintu tuyamazamo simbyumva umugabo nyamugabo ufite imvi uri hafi kuzana uruhara
ukajya muri banki gushaka amafaranga yo kwishyura ideni. Ko umuntu ajya muri banki ashaka amafaranga yo gukora imishinga, ajya muri banki ashaka amafaranga yo kwishyura ideni koko. Rete hamwe kujya mutwisekera mubona muhembwa na leta buri kwezi nta kibazo mufite mugatekereza ko twebwe tudakora leta tugomba gutegura ibintu. Nyine narayafashe ngomba gutegura umushinga, ndagenda mbanza kwishyura amadeni, si ubundi ntishyuye nawe ngira inama ntishyuye ya mishinga yanjye nkayikora bakajya kundega mu rukiko ngatsindwa ntibaza bagateza icyamunara n'ubundi nkabihomba. Niyo mpamvu nishyuye nyine kugira ngo njye gukora imishinga yanjye ndi free nta kibazo mfite. Mva mubwire rero jye witonda sibyo? Nditonda ariko n'ubusanzwe sinigeze ndara nkusakuriza sinaryamye ngasinzira. Cyo umukobwa we nawe siko utoroshye. Ndoroshye kandi umujyi kubamo no kwitonda. Nta kibazo nzitonda rwose. Nzitonde mama Afia ni umuntu mwiza zamubera umwana mwiza nawe sibyo? Yego. Zamubera umwana mwiza ko nawe umubwire nyine bajye bampemba amafaranga afatika. So ushaka ngo wajya guhemba ngaho ubundi? Bagomba kuzajya bangaburira bakangurira imyenda bakamara amafaranga 30. None se ukugabura uzajya urateka nyine? Uzajya urarya warangije kujyana ibiryo ku meza? Oya nzajya ndya narabijyana. Uyu mico ntabwo ari myiza. Ibyo bintu bibaho? None se warya mabaje utaramugaburira ibyo bintu bibaho? Hari igihe batinda mu kazi. Oya ugomba kujya urya nyuma yabo. Bebe reka guhatiriza tuzagura ibikoresho bisha byacu, amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari. Icyumba cyacu nanjye uzakitegurira. Ibyo kuvuga rero abandi bakoresheje oya rwose. Baby ariko nubwo amafaranga hari ibikoresho bimwe tutagura amafaranga tukayarengera cyane ko mba dufite ikibanza turi kwitegura kubaka mu minsi iri imbere. Wenda Imana igitugize amahirwe izaduha n'akabebe uhite ariko ati Imana izaduha umugisha twanaritonze ibindi byose tunabitaruke. Amafaranga ya banki ubanza utayazi. Ubundi amafaranga ya banki uyafata ufite umushinga ufata ugomba kuyashoramo. Ariko byihorere naho iyo uyafashe ntuhite uyashore mu mushinga ugatangira ukayashora mu bindi, yewe birangira bateje cyamunara rwose. Inama nakugira nuko wagombye gufata amafaranga ya banki warangije kwiga neza umushinga. Ese ayo mafaranga baguhaye $15,000 kora wayigiye umushinga wa $15,000 ubwo umushinga wa $9,000 uzabyara za nyungu witezegaga zo kwishyura banki. Keka mubwiza ukuri si ubwo ngo warize amashuri mwiza sinyazi rwose. Ngiye kami ka muntu n'umutima we cyangwa uko nzabigenza n'umwana w'umunyarwanda. Si $6,000 ni amafaranga make cyane. Ariko se ahubwo nari nagiye kukubaza wa musore Zahabu ko nabonye musuhuzanya mukaryana inyuma mukimyozanya mfanike Zabusi kandi kakanyuse umukunda. Oya noze we n'umukunda nubwo uri kwirengagiza ahubwo ni fiance wawe. Ubonye ndi kugaragara mu maso nk'umuntu umukunda se? Ndabonaga washize wenda gupfa. Uravugisha ukuri? Biga ko amaso yose atareba neza ahubwo. Amaso yanjye soya amaso yanjye ni mazima. Oya Zabu tumwihorere. Ntabwo ari ingenzi. Mbwira nati murakundana? Arabaye. None se Zahabu ntabwo dukundana? None se wari gutekereza Zahabu ninjoro kugeza no mu gitondo gitekereza Zahabu? Kujoro ryose famurayo uriya musore ngereka mubwira amonye murebye neza mbona turasa. Ndetse no gusa ngo murasa uretse no gusa ngiye turanaberanye. Akumara cyakura winsetsa pe. Turaberanye. Zahabu ngo muraberanye? Turaberanye. Ayo. Cyakora n'ubuze byose uransekeje pe. Uza kumfotora nawe umufotore urebe ko tutaberanye. Mbahuze ndabona ko muberanye. Yawe mambwire sheri tegura ibintu byawe kugeza uzabona Zahabu ngo muraberanye. Tegura ibintu byawe uzabona ukuntu ukora akazi sibyo? Reka ngembe ngiye. Ewe ngize n'icyo urambwiye ngo 15 ngo nari nateganije 6 ya banki cyane. Ngo 15 ngo nagombaga gukoresha umushinga mbese ngo 9 zisigaye zizakora bya bindi nari naratekereje. Nibimbana nambana makeyi nagurisha n'umugore
mama James na James nkabagurisha pe. gurisha umugore n'abana Cyangwa se inkwano ntegereje kuri Jenny wanjye. Simfite umukobwa wanjye se mwiza Jenny wanjye ntazakobwa ejo bundi. Nayo ndayakoresha. Nta kibazo mfite ngendanda. inkwano zihwanye na miliyoni 6. Ariko inama zawe igihe bambwiriye ko mbona nta namugira directeur kuko ndabizi mfite uko nzabigenza kandi nabikubwiye ndabizi ubundi kubibara gutya byose ndi kubireba bisaba kutegura neza ifaranga ya banki aragoye banki yorere ariko uribuka tubana mu ngurube Bebe ndabyibuka ntabwo nabyibagira hano nabyibuka ndabyibuka rwose nyine Bebe ntabwo ari ngombwa ngo tujye gukoresha ibikoresho by'abandi bakoresheje yego nubwo Cici wenda azagaruka azajya aza nk'umushyitsi ariko jo arahari agomba kubisigarana rero nta mpamvu yo gusaba urugo rwa Cici reka twubake urugo rwacu seka nkubaze muri ako munsi wa mbere umunsi w'ubukwe utegereje iki ni cyo kintu ufitiye amatsiko ese fi ubaga yego aba wenyine cyangwa mufite abandi hari abandi bantu mu bana ndibana rwose kumbubaha wenyine aba ntaragutahira c'est pas possible ako warasaze ntahira nkande se wowe umukozi ubukwe ejo bundi hari n'amezi abiri ashize ese wowe hari impeta wambaye ariko nambwiye ko ndi umukobwa ntabwo ndi umugore ese ubundi impeta yose uyijugunya ndayifite ariko uyifite hehe se iyi niba wakwambitse kwa padiri ibyo ntabwo ari byo turiho ntabwo ndi muri abo ngabo rero mana kuri uwo munsi ntabwo ndi mbasha kugukurura neza gusa naniwe cyane ubwo uzabona ni irakanzu muba mwambaye irananiza ibintu byose baba bakoreye protocol twe nta stress abantu ibintu bazaba barabikoze mbere tanga ibintu rwose hari igihe uba ubona ibintu bitari ku murongo cyangwa se uko abandi babikora ukumva ntushaka kubyikorera nagiye kuzajya kugera rwose narashyizemo nibyo se nta kindi kintu kizakiguteye amatsiko muri ririya joro reka tuve muri ibyo naho ngo akabigira kabizi karya imboga karitse yego ushobora kuba ufite impamvu yatumye ugaruka ku isambu ariko se ubundi uzi ko umuhungu wawe agiye kurongora umuhungu wanjye ndi Gugu papa teta umbwiye ngo iki reka tubireke tuzabimenya twageze ndi hano nkikubwira ariko ndeba njye nzaba mfite amatsiko yo kumenya ukuntu ubukwe bwanjye bwagenze nkamenya ngo bwatajwe n'abandi si ibirori byagenze neza turi gupfundura impano nk'aya masaha twicaye gutya umaze bitazari numa nta matsiko ufite tuzabikora ku munsi ukurikira tuzaba tunaniye ndakeka evikiza iby'impeta byari birimo kwanza ntabwo ndi muri abo urumva neza nta isoni niyo menya ko umeze ko simba ngukinguriye iwanjye ikimpuza neza amafaranga y'ukwezi inzu hari ikindi nakwiye nkuriraho nawe se ubaye icyaka kanya uhinduwe n'iki ndakubwiye ngo n'undi munsi soni izo mpano tuzazireba ku munsi ukurikira nibyo ntabwo twara impano ntabwo baraba batazihambuye bandora bazihambuye ako kanya kezi ya mama wenda niya Cici ya mama teta mama wawe nzamuha iki hajya njye nta mpano nkenera umubyeyi wawe yego siko nagiharira ndakeka cyane turababaza tuzabaza reka menza ntayo warashaka ko nzaguha iyo mpano koko umugabo nkawe erega kuba unkodesha ntabwo bivuze ko wankoresha icyo ushaka cyose ndi umukobwa wishoboye ntabwo inzu nyiberamo ubuntu tuza tuganira ariko ntabwo inzu nyiberamo ubuntu right uko ibintu bimeze urabona inyishyura 60 ukwezi kumwe urumva bibaye amezi 4 se ntiyaba ari amafaranga menshi ariko warasaze ubusi 240 niba ntibeshye 200 240 240 urumva ibihumbi 240 ariye amafaranga menshi cyane waza undataho amezi 4 se si menshi wazamuye inzu yawe se niba wumva ahubwo ubona ko nta n'ubwo bushobozi 240 niyo uzurata ahangaha se amafaranga ariko bageze mu hanze buri wese arayabona
ni inzu nguriye se ubu urafata 140 no kumva ari ibintu bya hatari. ndumva ugoyeho. Amafaranga rero yazi. nta gitekerezo mfite. ubundi narakwihaye nzafata umutima wanjye ngushyire muri kado. uzamereze imana ifatika. nzafata umutima wanjye ngushyire muri kado. Okay, niba bizashoboka uzawuzane nandi. nzawufata ngende bawufunike fresh. ubundi ntabwo biba radiyo. Nakofiyo ubundi umwe ubwenge nkajya ndara hano nka rimwe cyangwa kabiri nashyiramo n'imiyaga ukayiberamo ubuntu. Karari wanjye wowe. ariko mbere umaze nyine umuntu umaze kumenya kabisa mbere ukuntu kuvuga live byakugoraga ariko buri mwanya buri munota nta munsi bisigaye bigucika. zikugwa nabi se? oya of course ndabikunda. maze manumva ndakubwira amanywa ijoro nijoro ku manywa mbese umunota ku munota. shyiramo imbaraga ntuzabirambirwe. kubera ndabikunda. nazanye urupapuro nzi ngo turi bwandikeho some materials twaba dukeneye ariko dushobora kuzakora n'itemu nabonye unaniwe. nta kibazo tuzabikora. urumva agapira keza nagakunze flame. Ntabwo nkeneye inzu y'ubuntu. Ntabwo natanga umubiri wanjye kubera inzu y'amafaranga y'ubusa nk'aya ngaya. Nayabuze najya mufite ubushobozi bwanjye. Reka kungora ntabwo ari inzu gusa njye nshoboye byinshi urabizi. Ntabwo nicuruza ngo mbe mu nzu y'ubuntu. Wabyumvise? Rero Fiona rero ntabwo ari uko wagakwiye guca bugufi tukaganira ariko mfite uburenganzira bwo gusubiza ibyo nshatse byose kuko ninjye ubaza. Ntabwo ari undi nsubiriza ninjye usubiriza. Se nta kuntu ushobora gucyura. Nta nzu y'ubuntu nshaka. Bibiri ndabona amasaha ageze kanaye n'abandi guserera na mama. cyangwa urare. Ndare. Urabishaka ndare. Yari tuzarara igihe cyageze. Uraye twakora ibyaha kandi bitemewe. Mama yanisha. Yakwica se ko araye. Ntabwo byamushimisha. Ngomba kwitwara nk'umugeni nyine tukazarana amasaha ageze. Ni nabyo byiza ariko nta mpamvu yo kurya ibitaragaburwa kandi amaherezo bizasha tukarirya. Yego. Tugenda umerekeze. Erekeze. Kuba tutatandukana. Kaze. Harabura iminsi mike. Muzayanga. Nta kundi tu turimo dukweto nkugeze imbere. Ubundi ndi guta igihe cy'iki 60 140 urabyanze kwanza umva ukwezi nayo yajyane byose ugende ukwezi kurangire utakimbereye mu mazu urumva. ubu numva twagura ibindi ibikoresho byose biraharwa amafaranga twakaguze ibikoresho twareba ikindi kintu tuyamazamo. Babusenziwe. Coffee. Fiona. Oya.